Reka tubasuhuze mwe mudacikwa n'ikiganiro impamba y'ubumenyi ndi Barore Cleophas. Twakiriye muri uyu mwanya umwanditsi watwandikiye igitabo yise ngo ibikomere byawe byanteye gukomera. Ibikomere byawe byanteye gukomera ni igitabo cya Bwana Uwimana Emmanuel gisanga ibindi n'undi si ubwa mbere tumutumiye. Ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane. Ibikomere byawe byanteye gukomera ni igitabo gisanga ibindi wanditse saniruti y'amaraso n'ibindi. Iki gitabo hari aho nasomye muri cyo nsanga uravuga ngo aya mateka avugwa muri iki gitabo ashobora kuba afite aho ahuriye n'ay'ababyeyi bawe, abavandimwe n'inshuti, abaturanyi cyangwa abo mukorana, abo mwahuye cyangwa muzahura nabo mu buzima. Ndagusabye ntuzemere guheranwa nayo ngo akugire imfungwa y'ejo hahise hawe n'abawe, ahubwo azagutere gukomera no gukomeza uru rugendo rw'ubu buzima. Nkisomeye iyi nteruro numvise nakubaza ngo izi mfungwa uze gufungura, izi mfungwa wise imfungwa y'ejo hahise hayo n'ahabayo, izi mfungwa zinjiye ryari, zifungiye hehe, zikatiwe igihe kingana iki, zafungurwa nandi? Murakoze cyane. Nk'uko mwabivuze, iki gitabo cyitwa ibikomere byawe byanteye gukomera. Ngarutse rero ku kibazo mumbajije, usanga abantu benshi bafungiranywe n'amateka banyuzemo. Umuntu akaba yaraciye mu bihe bibi, mu mateka mabi yuzuye ibikomere, agaheranwa nayo. Yewe rimwe na rimwe usanga yatabashije kugira umuntu umubwira ati nyamuneka dore runguruka hariya hanze, hari abandi bantu bameze nkawe baciye mu bihe nk'ibyawe, nyamara dore ahantu bageze, nawe dore sohoka ugende ugerageze. Usanga uwo muntu akomeza kuba muri cya gifungo kugeza igihe kitazwi, kugeza igihe azabonera umuntu umubwira ngo fungura amaso, dore fungura idirishya urebe hanze, dore abandi mwabanye muri aya mateka, dore aho bageze kandi bageze heza. Ubwo rero navuga ko aya mateka, icyo gifungo bagishyizwemo n'amateka banyuzemo asharira yuzuye ibikomere nk'uko izina ry'igitabo ribivuga. Igihe bayamazemo rero harimo abagize umugisha bayasohokamo, babasha kubona aho bavuye, bamenya n'aho bageze, batangira kuvuga ati noneho dutegure ejo hazaza hashobora gutandukana n'aya mateka twanyuzemo. Abo ngabo ni abagiriwe ubuntu. Iki gitabo rero naje kubwira abantu yuko ibikomere byose yaba afite, nk'uko musomye mu iyo nteruro, bitakamubujije gukomeza ubuzima no kubaho, ahubwo hakiri ibyiringiro. Naramubwiraga ngo komera, ihangane, komeza ubuzima, imbere ni heza. Yego, ni inkuru yubakiye ku bakobwa babiri, yego, Gasaro na Kariza, abandi bantu bakagenda baza mu buzima bwabo. Yego. By'umwihariko ariko ikaba n'inkuru bigaragara ko yubakiye ku mateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Yego. Nubwo uterura ngo bivuge utyo, ariko usoma ahita abibona ko ari cyo ushaka kuvuga. Washatse kuba ijwi, reka mvuge ngo ry'abagore n'abakobwa muri kiriya gihe, ingorane bahuye nazo na nyuma yaho. Yego, nk'uko mwabibonye, iki gitabo cyubakiye ku mateka yabaye mu Rwanda nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ariko nk'umwanditsi nashatse ko kiba univers cyangwa se kiba igitabo gihuriweho n'abantu bose, kuko ni ibihugu byinshi bibamo ubwicanyi ndengakamere. Twareba mu baturanyi hano hirya, twareba muri Ukraine n'ahandi hatandukanye, cyangwa hano muri bino bihugu bya Afurika aho usanga hari imitwe yica abantu. Ni igitabo rero nanditse mvuga ngo kizaba ijwi ry'abo bantu ku isi yose. Nubwo histoire yubakiye hano mu Rwanda kuko ariho nabashije kugeza amaso cyane nkaganira n'abo bantu bikoreye ibikomere, ariko mfite icyizere ko kizahindurwa mu ndimi ntazi umubare, nizo nzozi zanjye, kikazabera ijwi abantu batabasha kuvuga kandi bagiheranwe na bya bikomere. Mfite rero ibyiringiro yuko iryo jwi ndimo gutanga kuzasoma kino gitabo wese, n'undi mu gihe nzaba ntazi icyo ari cyo, ariko nzi ko nzaba ijwi ry'abo bantu ku buryo basohoka mw'ubwo bubohero cyangwa mw'icyo gifungo cy'ibikomere baheranywe nabyo, ari abakomeretse, ari abayakomerekeje abantu, bahindura umuvuno, bagira ubumuntu. Yego, Gasaro
wo mu ntara y'Uburasirazuba, yego, igitabo cyawe. Kariza wo mu ntara y'Amajyepfo, abana barerewe mu kigo cy'imfubyi, yego, badashobora gusobanura uko bakigezemo, ariko nyuma aho baviriye muri icyo kigo cy'imfubyi bagiye mu miryango, buri wese ahura n'ubuzima bushaririye. yego. Ese ko habayeho kamvuge ngo politiki yo kuvuga ngo ibigo by'imfubyi nibiveho, ahubwo abana bajye mu miryango, yego. iki gitabo cyandika watekereje kuri iyo politike cyangwa wanditse nk'umwanditsi? Oya, nandika natekereje ko tubona ko bageraho ngo bahirwe. Yego, natekereje ko iyo politike ndetse mbitangira naravuze ngo ibigo by'imfubyi byabayeho nyuma y'amahano yagwiriye u Rwanda, aho hari imfubyi nyinshi mu gihugu, inshike, abapfakazi. Mbese nagaragazaga ishusho ya cya gihugu twari tuvuyemo cyangwa twari turimo dusohoka muri jenoside yakorewe Abatutsi. Kiraho bya bigo by'imfubyi kandi koko byari biriho, ariko nkiraho yuko abantu bari bajejwe gufasha abo bana bakomezaga gushakisha imiryango yabakira, yaba imiryango yabo yasigaye cyangwa n'abandi bashobora kubakira. Kandi niko byaje kugenda mu gihugu cyacu, niko byagenze. Ariko noneho ngaragaza ingorane n'ibikomere b'abana bavanywe muri oroferna cyangwa mu bigo birera imfubyi, ingorane bahuye nazo mu buzima. Ni bya bikomere. Naravuze ngo mu gitabo, naravuze ngo ubuzima ni igitabo. Buri wese afite igitabo cye kigendanye n'ubuzima bwe, kandi buri wese afite page y'igitabo cye, kandi kugira ngo umenye birimo nuko kibumbura ugasoma urupapuro inyuma y'urundi. Nandika rero nashaka kugaragaza bya bikomere b'abana barerewe mu bigo by'imfubyi, bavuyemo bageze mu miryango yaba iyabo cyangwa iyabakiriye, bahuye n'ibimeze biti. Ibyo bintu rero abantu benshi bagiye babiceceka, kandi ni ikibazo cyagiye gikura kiza kubyara n'ibindi aribyo turebesha amaso kino gihe, bya bindi by'umwana utararezwe neza, wavuye mu ubwo buzima ajya mu bundi bubi bushaririye, arinda aba mukuru nawe agira urugo. Umubarwaho nkuru mukuru, yego, muri bari abana bombi kuri wowe nindi? Umubarwaho mukuru ni Gasaro, kubera ko no mu gitabo ni urangiza inkuru. Ariko ubona ko namwita ngo umukurikira ni Kariza, kuko nawe afite amateka nawe asharira, nuko nabahaye inzira ebyiri zitandukanye, kandi koko bose banahuriye mu kigo cy'imfubyi batandukanyije amateka. Dutangira inkuru tuvuga yuko Gasaro yisanze mu kigo cy'imfubyi, ariko ababikira bamutoraguye bandika imyirondoro n'amakuru bari bahawe n'aho bamutoraguye. Bavuga ko bamutoraguye ku kiliziya, aho bari bisha abantu babatemaguye, nawe bamukubise umuhoro ku gikanu, na nyina bamwishe. Mu gitabo banditse yuko ari ayo makuru bari bafite, ariko noneho ikiyongereye kuri ibyo, baza kugaragaza yuko cyangwa baza kumenya yuko nyina yishwe na se umubyara, ndetse ari mu bamukubise nawe umuhoro. Urumva iyo ni amateka akomeye. Kariza we yisanze mu kigo cy'imfubyi baramutoraguye mu nkambi, aho ababyeyi be bishwe n'ibisasu, yibona ageze mu kigo cy'imfubyi, ariko atekereza ko ari wasigaye mu bana bari iwabo uko bari batatu. Nyuma rero asohotse abo babikira bakomeje gushaka amakuru, baza gusanga uwo mwana w'imfubyi bakuru be babiri barasigaye cyangwa bararokotse, ariko baba bibana ahantu. Nyuma ariko baza gushaka, ubwo ndihuse, baza umukuru muri bo aza gushaka, ariko atujuje igihe cyo gushaka, ariko nabwo mu rwego rwo guhunga ibibazo. Ubwo nakurikiye Kariza. Naho Gasaro we nyuma yo gushakisha imiryango ye, baje gusanga harasigaye basaza be babiri bibana nabo mu buzima bukomeye. Ise yarafunzwe kubera ya mahano yakoze. Uwo mwana yaje kumenya ibyo bintu ko ise ari we wishe nyina, ari uko ageze muri wa muryango wari uje kumwakira. Ngiki gikomere gikomeye cyaherekeje wa mwana. Ngira ngo wenda turi buze gukomeza turabigeraho ko yaje kukifatamo. Ubwo mvuye muri oroferna, babana ndabaherekeje bageze mu miryango. Umwe Kariza yageze kwa mukuru we, asanga mukuru we aramwakira. Mukuru we wundi we akibana n'abandi bana mu nzu bari barahawe na leta nk'imfubyi zirera. Mukuru we aramwakira, amufasha kuba mu rugo, ariko aza kugira ikigeragezo cy'umugabo wa mukuru we, ko twakwita muramu we. Atangira kumufata ku ngufu, aramuhohotera, ndetse amushyiraho n'iterabwoba yuko naramuka bivuze azanamwica. Umwana bya bikomere yavanye muri oroferna n'ubundi abikomerejeho mu muryango yari agezemo.
Gasaro nawe mu rugo aho yageze yasanze basaza be babayeho nabi, batunzwe no gusabiriza ndetse no kwikorera imizigo. Nabwo ubuzima ntibwari bworoshye, se afunze, nyina yarishwe, nawe kwakira iyo nkuru y'uko se ari we wishe nyina byaramugoye, ndetse agira ihungabana, ajya no mu bitaro amaramo igihe. Ndimo kujyana za nkuru zombi parallele. Nyuma y'igihe rero ba bana baraburanye ndetse hashira n'igihe, ariko inzira zose bacagamo bahuraga n'ibindi bikomere, bahuye n'abandi bagenzi babo nabo bahuye n'ibikomere bitoroshye nubwo batari bahuje amateka. Yego, hanyuma ariko nsomeye inkuru nasanze nibura Gasaro ubuzima bwabaye nkaho bworoha, ko yaragiye ariga, Kariza ntiyize. Tuza kubona mu gitabo cyawe aho Kariza nyuma yo guhohoterwa na muramu we, musambanya ku ngufu, yageze aratorongera aragenda atabibwiye mukuru we. Mu kugenda ajya mu mujyi, utatubwira uwo ariwo, niba ari uwa Kigali cyangwa niba ari uwuhe. Yakirwa n'abandi bana babaga mu muhanda, ari naho yakuye inshuti y'uwitwa Wibabara. Wibabara nawe wavutse, nyina yarafashwe ku ngufu mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi, kandi aza gupfa. Muri make ni umunyabikomere wakirwa n'undi munyabikomere. Aba bantu bari bufashwe bate? Umwe arafasha undi kiko. Abanyarwanda baturuta bavuze ko ucisha ruguru adafata ucisha epfo. Nibyo kubivuga mu Kinyarwanda yego, nibyo rwose. Ariko nandika kino gitabo nk'uko izina ryacyo ribivuga, riravuga ngo ibikomere byawe byanteye gukomera. Bishatse kuvuga ngo umuntu wari ufite ibikomere inshuro nyinshi, cyangwa umuntu wakomeretse, aba yumva ko ari we wakomeretse wenyine, ari we wababaye wenyine. Inshuro nyinshi rero usanga yihugiraho, akumva ko ubuzima bwe ari we wenyine. Ariko iyo ugize amahirwe akumva uwundi muntu wakomeretse, rimwe na rimwe yishyira mu cyimbo cye akavuga ati ibi bintu byamubayeho, yaba ari byo byambayeho, ese nari kubyakira. Usanga rero nk'uko abahanga mu by'isanamitima cyangwa abafasha abantu gukira ibikomere bavuga yuko intwaro ya mbere nziza ari ukuvuga ibyagukorewe. Noneho ugize amahirwe rero ugasangira cyangwa ugasangizwa n'abandi bakomeretse ibyababayeho, utangira kwishyira mu cyimbo cyabo, ukabona ko ahubwo wowe utababaye cyane, ahubwo hari abababaye ukwiye kubabarira. Niyo mpamvu rero nandika kino gitabo naravuze ngo izina ry'igitabo riravuga ngo ibikomere byawe byanteye gukomera. Shazavuga ngo nari narakomeretse, ariko nza gusanga hari uwakomeretse kundusha, ahubwo ngomba kumukomeza. Usanga rero ni ngira nkugire mu Kinyarwanda niko babivuga, ngira nkugire. Ni ukuvuga ngo ibyo byagukomerekeje, iyo wumvisha ibyanjye bituma urushaho gukomera, ukavuga ngo burya ntabwo ari njye wababaye njyenyine. Biriya bintu byabaye kuri uwo muntu, iyo biba ari njye byakorewe byari kuba ari ikibazo. Nk'uko rero tubigarukaho, Kariza avuye mu rugo kwa muramu we kubera guhunga ihohoterwa n'iterabwoba, yageze mu muhanda. Yahageze mu by'ukuri yumva ko ari we wababaye, nk'uko inkuru ibivuga. Ababaye avuga ati kuba ntabasha kubwira bakuru banjye tubana, kubera ko mfite ubwoba ko bazabivuga wa mugabo akanyica, reka mpunge nigendere. Yumvaga ko aho agiye nta n'umuntu wakumva umubabaro we. Ariko agezeyo nk'uko inkuru ibivuga, yaganirije wa mwana yasanze mu muhanda wamugiriye impuhwe, akamujyana munsi y'ikiraro aho yagangikaga cyangwa yaryamaga. Yatangiye kubona ko burya we hari ahandi heza yarari, ahubwo ahikuye. Kuba byonyine yabonaga icyo kurya, akabona aho kuryama, yenda akajya mu ishuri nubwo bitari bimeze neza, yenda icyari kigoye nuko yahohoterwaga, ariko at least yabonaga aho arara, akabona n'icyo kurya. Ageze mu muhanda rero yumvishe ibya wa mwana utarashatse guhita namubwira ibye byose. Yabimubwiriye kwa muganga. Yabonye ko we yamubwiye ibye, umwana ararira, aranababara, ariko ntiyabashaga kumenya ngo ese arimo kubabazwa n'inkuru yanjye cyangwa n'ibye yibutse. Byaramuyobeye. Ariko nyuma ukiraho nyine abo bantu babiri bakomeretse, iyo umwe ateze amatwi mugenzi we, bombi bakarira mu gitabo, ubigaruka ngo bararira bombi. Wa mugani nibyo mubwiye bimubabaje cyangwa nibye bisanzwe bimubabaje? Nuvuga ngo muri no nkuru cyangwa se muri urugendo rwo gukira ibikomere, inshuro nyinshi umuntu ubwiwe inkuru, donc iyo baje gutera intambwe yo kuvuga ibyagukorewe, buryo buri mu nzira yo gukira. Wa wundi rero umaze kubwirwa inkuru, ikintu cya mbere kimuriza ni ukumva ko atari we wababaye wenyine.
niyo ngo ni sinye yuko yagize agahinda, yababajwe cyane n'inkuru yawe. Ariko noneho yayongeraho ibye, yabikompara akavuga ati burya najyaga niririra, burya ntabwo ari njye njyenyine uri ku isi wababaye, ahubwo burya n'uyu yarababaye. Ariko inshuro nyinshi we nk'uko bigaragara mu nkuru, ntabwo ahita atera intambwe yo kuvuga ngo reka mvuge ibyanjye. Kubanza gutekereza, kwiga kuri wa muntu, ese koko ibyo ambwiye ni ukuri cyangwa arashaka kunyumva. Abanza gukora urwo rugendo rutari urw'igihe gitoya, yamara kwizera wa muntu nawe agatobora akavuga, akamubwira ati burya undeba, burya yamarira nariraga ntabwo yari ay'ibyawe gusa, ahubwo hari hageretseho n'ibyanjye. Nibutse ibyanjye, uriya mwana yaramubwiye ngo wambwiye inkuru yawe, nibuka amateka yanjye, binsubiza iyo ngiyo, bituma ngira ibibazo nagize. Ariko amaze kwinywera ku gakore, babana bo mu muhanda, yahise yumva ko arabwiye ati tubyihorere, kari agaciyemo, reka twigire gushakisha ibyo kurya. Yakoresheje muri za ndimi z'abana bo mu muhanda, ati tujye gutigita, tujye ku gahigo, tubashe kubona icyo turya uno munsi, ibyo tuzaba tubivuga, tubyihorere. Nyuma y'igihe rero, ubwo yakoraga gisida, yenda nihuse, nibwo yaje kuvuga ati ariko ziko nagize amahirwe, wa muntu nahoraga nifuza nabwira agahinda afite ku mutima namubonye. Umuntu wemeye kuza akabana nanjye, tukahigana ibyo kurya, tukagira gute, tukaruhana, akaba yemeye kureka kujya guhiga mu muhanda akandwaza mu bitaro. Iyo ni inshuti ikomeye. Amumenekera umutima. Noneho amumenekera umutima, arafunguka. Urebye yari mu myaka, nashyizemo nko mu myaka hagati kuva kuri 1 kugera kuri 4, babana ariko ataramutoborera ikiri ku mutima. Bishaza ngo gukira ibikomere ntabwo ari umunsi umwe, ahubwo ni inzira ndende, kandi bisaba ko wa muntu ukomeretse umuherekeza, ukarinda kumuhudaza. Ubwo yaravuze ngo inshuro nyinshi nakomezaga kumubaza amateka, ariko yari yaranze kumbwira, kurinda we uko ageze kwa muganga nyuma y'imyaka runaka. Nabwo ari uko abaganga bavuze turashaka kumenya umwirondoro wawe, hama tumenyesha ababyeyi bawe ko wakoze accident. Usanga rero mpize simbuka n'uriya muganga wabaherekeje, nawe yabanje kumva ibyabo byose, aza kuzatoboka nawe aravuga. Bivuze ngo rero gukira ibikomere cyangwa ibikomere byawe byanteye gukomera, nuko guherekeza abantu. Aba bantu bakomeye ntabwo ari tiktak, ntabwo uvuga ngo nakubwiye nawe mbwira, oya. Bisaba kwihangana, ukamwumva, ukamuherekeza, ukamubera imbago, wamwasezerana guhurira ahantu ataza, ntumurakarira, ahubwo ukumva ko ari za mbaraga nkeya ataragera ku kigero wowe ugezeho. Yego, muganga Sandra wakiriye aba bana akabitaho mu bitaro, yego, nawe yaje kugera igihe ababwira ibye, ariko mbere y'uko ababwira ibye, nawe dusanga hari ikintu gikomeye. Nawe yarakomeretse, yego, ariko akavuga ngo impamvu we yabigumanye, akabigumana ngo yumvaga nta muntu ashaka kwikoreza umusaraba utari uwe. Kwikoreza umusaraba, ngo numvaga ari umusaraba wanjye, ntagomba kuwikoreza undi muntu. Yego. None uyu muntu wumva ko igikomere cye agiye kukigira inshuti ye, kukivuga hari ukwimena inda, suri ndakivuga bitanga iki, uyu muntu we azafashwa nandi? Mu gitabo nabigarutsemo ku muntu ubasha gusoma iyi nkuru akayikurikira, niho navuze yuko umuntu ukomeretse inshuro nyinshi araherekezwa. Nk'uko bigaragara, muganga Sandra yakoraga akazi k'isanamitima ko gufasha abandi bafite ibikomere gukira ibyo bikomere, bakumva ko ubuzima bugomba gukomeza nubwo bakomeretse. Ariko we mu myaka yari amaze hafi 20 irenga, yari atarumva yuko nawe ashobora kubohoka akavuga ibimukorerwa cyangwa ibyamukorewe, akabohoka nawe akavuga. Abantu benshi rero bakomeretse. Mu gitabo uvuga ko yabyumvaga, ahubwo ko yari afite ikibazo kuvuga ngo byakwakirwa gute. Yego, abantu benshi rero bakomeretse, niho naringeze, baba bafite impungenge yuko ibintu byabakomerekeje ari ibyabo bwabo. Inshuro nyinshi babumva ko batagomba kubibwira runaka ngo amenye ibyabo, ni umusaraba wabo, ni umutwaro wabo. Niyo mpamvu navuga ngo rero yagize amahirwe akabasha kugira umuntu umubwira ati dore funguka, dore fungura ririya dirishya, dore iki cyumba urimo ntabwo ubasha kureba hanze, nyamara hari ibirimo kuhakorerwa byiza. Abakiri muri ya gereza twahoze tuvuga tugitangira, gereza y'amateka ye, usanga rero buri wese avuga ngo uyu ni umutwaro wanjye, singomba kuwuvuga, singomba kugira gute. Yenda ku muntu udukurikiye cyangwa kuba dukurikiye, reka tuvuge ko iki kintu
ku bintu byari byarabaye kuri muganga Sandra yari yarafashwe ku ngufu muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 cyangwa muri ayo mahano yari yarabaye mu Rwanda. Abana be yari yarafite abana batatu n'umugabo bose barabica ndetse n'umuryango we wose asigara wenyine. Hashize iminsi ahura n'undi mugabo nawe wahuye n'ibibazo nk'ibyo, bamwicira umwana, bamwicira umugore ndetse n'umuryango, barisungana bongera kurema undi muryango. Ariko mu guhura gutyo muganga Sandra yavuze ibindi byose byamukorewe, ariko ageze kuba yarafashwe ku ngufu arabiceceka. Yumvaga yuko ibyo ari igikomere cye, ari umutwaro we. Yumvaga naramuka abibwiye wa muntu bahuye ashobora kumwanga, kandi mu by'ukuri yaramukunze nta kindi uretse ya Amateka yari yaramubwiye, akumva yuko yaba yikuye aho yarageze. Niyo mpamvu yahamanye ririya banga. Rero yakomeje kubana n'icyo kintu, ariko uko yahuraga n'abantu bakorewe ibyo ngibyo, uko yumvaga ubuhamya bw'abandi, yumvaga nawe afite ishyaka ryo kuvuga bya bintu. Nibutse ko mu nkuru tuvuga ko ikintu cyamushenguraga umutima we bajyaga kwibuka mu gace yari yararokokeyemo, yahuraga na ba bantu bamufashe ku ngufu nyamara batarigeze babiryozwa, kuko ayo makuru ntigeze atangwa. Bikamubabaza rero, akumva yabivuga, ariko nanone yatekereza ko naramuka bivuze umugabo we ashobora kwibaza impamvu atabimubwiye, ndetse na sosiyete yari arimo, cyane yuko umugabo we yari umuntu ukomeye mu nzego za leta, niko inkuru ibivuga. Ubwo arakavuga ati naba nkoze amahano n'abana banjye bakumva ibi bintu byaba sakirirego. Urumva rero yari agifite igikomere, nubwo hari aho yari yarabohotse, ariko yari akiboshywe. Usanga rero abantu benshi bafite ibi bikomere, hari ibintu byinshi bibaboha bituma batavuga bya bintu byabakorewe. Rero muganga Sandra nkomeje, nyuma yo kumva ubuhamya bw'aba bana, nyuma yo kumva ubwabo yagendaga afasha, bageze aho nawe yumva agomba kuvuga bya bintu. Umunsi umwe aravuga ati ubwo tuzongera kujya kwibuka, nanjye nzatanga ubuhamya, ariko mubwo nzatanga ntabwo iki ngiki nzakivuga, kubera ko gishobora kunsenyera, kubera ko gishobora. Ngo afata urupapuro n'ikaramu yandikaho ibyo yumvaga azavuga hatarimo bya bindi. Umunsi rero wo gutanga ubuhamya hageze, atangira kuvuga neza nabitondeka uko yari yabyanditse, ariko bigeze aho yibona asubiye muri ya kondisiyo cyangwa cya gihe yari ameze nabi ubwo bwicanyi bwakorwaga. None avuga byose, ngo ibyo yibukaga n'ibyo atibuka byose byaraje, aravuga yumva ko aruhutse, ameze nk'umuntu wicaranye na muganga amubwira akababaro afite. Usanga rero abantu benshi, ngira ngo abadukurikiye harimo abo byabayeho cyangwa babonye inshuti zabo cyangwa abavandimwe byabayeho, bari abantu tujye tubumva, barababaye ariko bakeneye umuntu wabatega amatwi. Hano mu gitabo naravuga ngo abantu bakomeretse bakeneye umuntu batiza urutugu, bakarambikaho umusaya, bakarira, yewe rikarinda rirenga, ariko bagatura umutwaro bikoreye. Abantu benshi bakomeretse bakeneye umuntu ubatega amatwi, ubaha umwanya, kabona ko abitayeho, abagiriye impuhwe. Abantu benshi bari muri iki gitabo usanga bariraga kubera ko babonye umuntu ubafitiye impuhwe, umuntu wabababariye. Ngiki kintu dukeneye, uwo muntu ufite ibikomere nicyo akeneye cyane. Izi mpuhwe rero nubwo zigarukaho, yego, izi mpuhwe reka zizakore kuri Gasaro. Gasaro tumugarutseho nubwo twari twavuze cyane ku nkuru ya Kariza, ariko Gasaro yarize, ararangiza kaminuza, aza kubona akazi, yego, igihe kiza no kugera ahura n'inshuti ye babanye muri Oruferina bataherukanaga, baza guhurira muri cya kiganiro cy'isanamitima, yego. Hanyuma Gasaro aza kwakirwa n'umuryango, kuko kwa se yaraharetse, yego, yari yaramuzinutswe rwose, yasipoza ko yapfuye, sinzarujyamo, kuri njye yarapfuye. Yanga kujya muri urwo rugo, aza kugira inshuti, batandukanywa n'icyo ko nayo umuryango wanze ko bashakana, yego, ya Amateka n'ibikomere byayo. Ariko noneho reka tugaruke kuri uriya muryango wundi uvuga wamwakiriye, yego, naho ko ahuriyeyo n'ibibazo. Uravuga uti bagire ababagirira impuhwe, ariko n'izi mpuhwe mu gitabo finaroma ugaragaza ko ari ibibazo kuri Gasaro, yego. Ubutumwa burimo inyuma hariya n'ubuhe? Ubutumwa rero natangaga, navuga ko hari umuntu muhura ukabona ko akugiriye neza rwose, nta n'imbereka iri inyuma, cyangwa ka kangononwa tuzi kuri uyongoyongo n'inzoka. Ariko nyuma y'igihe ukazabona yuko za mpuhwe yakugiriye hari ikindi zari zihishe inyuma utabasha kubona. Ngira ngo byagiye bibaho mu bana benshi b'imfubyi bakiriwe mu miryango, aho wasangaga umwana ageraho bakamera nk'aho bamugize nk'igikoresho, bamugize nk'igicuruzwa, bakaba bamubyazamo za mpuhwe zindi, cyangwa se bya bindi bo batekereza.
aha rero navugaga yuko mu bantu bagira impuhwe, reka ngaruke kuri famille, njye ni nayo message nashaka gutanga. Bantu mugirira impuhwe b'abana b'imfubyi, ndabinginze mubikorane n'umutima wanyu wose, nta kindi mugambiriye inyuma. Bari abana nkuko tubigaragara, Gasore yari yarahuye n'ibikomere byinshi, kugera aho bakundanye batabana, yaramuteye inda akajya kwiyahura bikanga, bakamurohora, aza kwakirwa n'umukecuru, umukecuru amufata neza, mugira umwana we, ariko nawe agerayo igihe arasaza arapfa, yongera gufatwa n'umuryango umwe, umushyira mu ishuri, umuha akazi, umugira uranamwadobuta, mugira umwana. Ariko umugabo wo muri urwo rugo agatima kayaga yakavuga ati mwana amaze kuba mwiza, ateye neza, wampa akambyarira umwana, agera aho aranabimusaba. Umugore nawe umwana ageze igihe cyo gushyingirwa aravuga ati ntago amafaranga yose nagutanzeho hari ay'ubusa, inkwano bagomba kumpa igomba kukavaringa ya mafaranga yose. Mu by'ukuri nubwo odepari bagize neza, ariko nyuma byagaragaye ko impuhwe bari bafite zari nka bimwe za bihehe. Usanga rero imiryango myinshi, simvuze ngo ni yose, ariko hari ikora ibyo bintu. Ugasanga ibyo wakoze umwana waramurihiye, yavuye hasi agera hejuru, ariko ku munota wanyu mukoze ikintu kibi. Yenda ageze igihe cyo gushyingirwa uramutambamiye, ageze igihe cyo kuba inkumi cyangwa umusore umukizaho ibindi bigeragezo. Usanga rero nabwiraga abantu nti nyamuneka abantu mugira impuhwe zo gufasha aba bana n'abo bantu bafite ibikomere, ntumufatirane mu ntege nke afite ngo ushake kumubuza uburenganzira bwe, ahubwo gira neza wigendere. Tubonamo ababyeyi, abantu bakuru bagiye bahura n'aba bana bakomeretse n'abakuru bakomeretse, ariko mu kubwirana ubu buhamya bikaza ku ibikomere byawe byanteye gukomera, bagakomezanya. Ariko tukanabonamo n'ababyeyi bavuga bati enda reka tujye ku papuro wa 57 bagana ku musozo rwose, iminota ya ifite aho igeze. Ku papuro rwa 57 uhereye ku rwa 56 hari aho nsoma havuga ngo mwana wa nubwo abantu ari babi, ariko uramenye wowe ntugahemuke, ndagusabye uzagirire neza umuntu wese uzaza gusanga ababaye, kandi icyo uzaba ufite cyose uzakimufashisha. Yego. Arakomeza, mwana wanjye kugira neza ntibigombera ibintu, ahubwo bisaba umuntu ufite umutima wa kimuntu. Imyaka maze ndyamye aha bitewe n'abantu, ariko kandi kuba nkiriho nabyo mbikesha abandi. Bose ni abantu ariko batandukanyijwe n'ubumuntu bifitemo. Ko iki kiganiro, izi nama umwana ashobora guhura nazo, umuntu mukuru akamubwira ati mwana ndi mukuru, narabonye naritegereje abantu ni babi. Akongera atariko n'ingorane turimo no kubera abantu. Akongera atariko kandi naha tugeze nanone n'abandi bose si babi, bose si beza. Buri umwana asigarana iki? Murakoze cyane. Iki kiganiro cyari hagati ya Wibabara na mama we wari uri mu bitaro, ibikomere yari afite, imyaka yari amaze mu bitaro irenga 5 cyangwa 10 aryamye aho ngaho, yari yarabitewe n'abantu bamugiriye nabi, bakamwica bakanamufata ku ngufu, akabaza kuvukamo wa mwana Wibabara. Ariko arangije aramubwira ati mwana wanjye, nubwo ureba maze iki gihe cyose meze gutya nabitewe n'abantu, kandi nanone kuba nkiriho n'aba baganga n'aba bantu bamfashije kumperekeza, kuko nta wundi muntu nari nsigaranye hasi. Icyo byashaka rero kuvuga ni ukuvuga ngo ni ukubwira abana cyangwa se abantu bose muri rusange, nuramuka uhuye n'ibibazo utewe n'abantu, nanabyanditse hano mu gitabo, navuze ngo ubuzima ni nk'uruziga rw'ibibi n'ibyiza. Ikibi nikikugeraho ntuzihebe, ahubwo uzumve ko n'icyiza kiri iruhande rwacyo kigiye gukurikiraho. Umwana rero, aba bana cyangwa abandi bantu badukurikiye bumve yuko koko abantu ni babi, bitewe nuko n'ubuzima banyuzemo, bitewe nuko barezwe n'ibiki, ariko nanone hari abandi bagifite ubumuntu. Abo bantu rero bafite ubumuntu batwigishe ko kugira nabi bitaduherana, ko ya mateka y'abantu bakoze nabi atagomba kuduherana, ahubwo tugomba guhangana n'ubuzima, tugakomera, tukabaho, tugakomeza ubuzima, tukumva ko ejo ari heza. Nubwo tuzahura n'ibibazo, naravuze ngo gukomereka kwawe birakomeye, byaragukomera, ariko ntibizakubuze gukomeza kubaho. Nubwo uzakomeza guhura n'ibindi binagukomeretsa gusumba n'ibyashize, ariko uzumva ko ikizagukomeretsa
imbere yawe gato hazaba hari ikizije kukomora kugira ngo ukomeze ubuzima. urakoze cyane. Reka dushimire Uwimana Emmanuel, igitabo cye yakise ibikomere byawe byanteye gukomera. Ubutumwa burimo cyane no kuvuga ngo ntukihebe, hari burya hari n'abandi bababaye, ariko kandi uko kubabara kwabo ntikwabateye gufata icyemezo cyo kwikuraho. Imbere ubuzima bushobora kuba bwiza kuko byose birahari, amahirwe n'ibyago. Hitamo rero ibyiza kandi ubyibwire, ubyakire. Yabyise ngo uhobere ubuzima. Murakoze, mugire ibihe byiza.